working on those orders. Yari vice president. That evidence. I procured a body. Ninjye watumwaga ngo nyene nshyireyo ibimenyetso evidence. Mimbira abantu byaha batakoze nkashyira n'imirambo y'abantu batari bo banyabo bapfuye nisha abandi into that parking garage that evening under the auspices. Ni nanjye wayoboje nikore ni Barros mushyira muri parking garage aho yasanze Terence which one utari original. Nimbuda yarashishije ninjye video wayihimbye ntabwo yari video ya nyayo we ntabwo yarashe. Perfect. Byose twabyongeyemo. This gets executed. People forget about Terence Steadman, the controversy surrounding him in the presidency. Twari twarapanze kugira ngo twice Terence Steadman bitume Caroline agira hiti maze agirirwe icyizere n'abaturage ko yapfushije umusaza we hejuru y'abantu bamwanga bitume rubanda bamutora namara gutorwa agiyeho. Nobody ever knows about. Bizaguma ari ibanga haco iminsi mikeya musaza we yongera afungurwe cyangwa yishyire yizane maze na Barros apfe. Yes. None A shadowy cabal of corporations that pretty much influence. Koko rwose ahanga amagambo avuga tumva ko amagambo meza yatuma rwose uyungura ahanga onerwa n'ibindi byose ahanga urukiko ruhindura imitekerereze yarwo. But I fail to see how any of this is relevant to Sarah Tancredi. Ariko ndibaza byose ahanga aho uvuga bihuriye hehe na Sarah Tancredi muri kano kanya uri imbere y'urukiko. Aided and abetted that she jumped bail. She did so because she feared for her life. Umva impamvu byose Sarah yabikoze nuko yari afite ubwoba ziko ari bwicwe. Niyo mpamvu yemeye kurekura imbohe ngo zifungurwe. As I had orders to kill her. Nari mfite order zo kumwica. Yadafungura Michael Scofield ngasohoke muri gereza n'umuvandimwe we na Sarah ari gupfa. Tayari ahangaha umushinjacyaha buri cyavuga ko tayari Sarah agaragaye ko ari umwere yabikoreye mugenzi guterwa ubwoba iyo atabikora yari kwicwa. Mbere y'urukiko byose birahindutse sasa. Uriya yagiye atanga amakuru ayatanga hari televiziyo zifata byose live kila kintu. Paul Kiramana arabivuze. Sasa ngo aracyapanga ku gice akora ahangaha muri karitsiye.